hano muri studio amahoro. Mana yacu dore abaduteze amatwi hirya no hino, turagusabye ngo ijambo ryawe ritubere umucyo utumurikira muri rusange kandi ritubere inyunganizi mu bugingo, ijambo ry'umuhamagaro, kugira ngo abantu bawe ubwoko bwawe bamenye Imana iri mu ijuru ihamagarira abantu ubugingo hamwe n'umurimo uduhamagarira. Turakwakiriye muri byose mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Amen. Nibyo nk'uko ikiganiro mbere navuzeho ku muhamagaro, ngiye kongera nkomereze aho nari ngeze. Twabonye uburyo ubwiza bw'umuhamagaro ubwo ari bwo yuko ari uwaguhamagaye. Cyane cyane iri jambo ryibanda mu bantu bafite imihamagaro yo gukorera Imana, maze igihe kinini kitari cyane muri uyu murimo w'ubutumwa bwiza, aho nakiriye agakiza naho mboneye umuhamagaro ku bugingo bwanjye. Hari ibyo nigiye ku byo nagiye mpura nabyo, hari n'ibyo nigishijwe n'abambanjirije n'amahugurwa atandukanye mu bihe bigiye biba byinshyiho. Mu gutegura iri jambo nabonye yuko ibyo duhura nabyo mu murimo w'Imana, na mbere tutarakira agakiza, ibyo umuntu ahura nabyo mu idini iyo ari yo yose, biba byiza kugira ngo ushishoze umenye yuko mu ijuru hari Imana iguhamagarira ubugingo, nk'uko muri Egiputa Abisirayeli bari mu buretwa, bari mu mubabaro, ariko umubabaro n'umuniho byabo bigera ku mutima w'Imana. Hari ikigera ku mutima w'Imana cy'imibabaro y'abari mu isi, ariko ubwiza bw'umuhamagaro burya n'uhamagara, nubwo tubona abapasiteri n'abandi bahagarariye amadini atandukanye, ariko intego nyamukuru ni uko mu ijuru hari Imana ihamagarira abantu ubugingo. Muri ubwo bugingo rero harimo ijambo rivuga ngo mwese abarushya baremerewe muze musange ndabaruhura, ko ni uguhamagara. Bibiliya ivuga yuko Imana itatoranyije abantu bakomeye, imfura n'abandi bantu bahambaye, ahubwo yahamagaye aboroheje kugira ngo babone ubugingo. None uyu munsi tubona Mose mu muhamagaro we. Imana yakoze igitangaza ahacirwaga imigambi yo kugira ngo yiswe abana b'abahungu b'Abaheburayo, ahaciriwe imigambi ibwami kwa Farawo. Kubw'umuhamagaro Mose niho yarerewe. Ikindi, amaze kugira imyaka 40 yari amaze kugira ubutunzi buhagije bukomeye, yari yize, yarasobanukiwe, ariko kubw'umuhamagaro ntiyagundira ibyo byiza byo kwa Farawo, nanone yitanga kujya kurengananywa na bene wabo. Nanone kubw'umuhamagaro agezeyo agira ishyaka ryo gutabara bene wabo, bimuviramo ibibazo byo guhungira Midiyani. Ageze Midiyani igihe kiragera, noneho kubw'umuhamagaro, nubwo yari mu muriho aragiye, ndetse yarashatse umugeni, afite umugore kandi aragiye sebukwe, Imana imutabarira muri ibyo bibazo, imwerekera muri icyo gihuru cyakumure. Noneho Imana imugeza ku muhamagaro. Hanyuma rero irangije imwereka umubabaro ifite, ari nayo mpamvu Mose nawe yiyumvagamo gutabara bene wabo. Ni muri ubwo buryo iyo dukomeje kubona umuhamagaro, tubona Mose ahura noneho n'iyindi ngorane. Ikiganiro cyane cyane aho kibanda ni uburyo bwo kureba ibintu neza, umuhamagaro, kuko hari guhamagara ibyo uhura na byose abantu babiguteza. Intambara zigiye ziboneka mu matorero, si abantu baziteza abandi, ahubwo ni uburyo bwo kutasobanukirwa neza umuhamagaro no kutamenya umuhamagaro no kutavangura imihamagaro. Hari ubwo umuntu asa n'uguhaye umuhamagaro kubera kukwinjiza mu murimo, hari ubwo nawe ubwawe watekereza ikindi kintu wenda cy'imibereho ukishora mu murimo, ariko hari n'Imana ihamagara kugira ngo yoreze abantu
mu murimo wayo, bashoboye gusarura abantu babasarurira ubugingo. Ni muri ubwo buryo rero nasanze hari ijambo nise ubutoza muri iyo gahunda y'umuhamagaro. Ubutoza ni ikintu gikomeye cyane cyagiye kiboneka ku bantu batubanjirije. Nta muntu n'umwe nakunze kubona muri Bibiliya wigeze akorera Imana bataziranye. Abantu bose bagiye bagira imihamagaro, bagiye bakorera Imana ariko bafite aho baziranye. Ni ukuvuga ngo uwo Imana igiye gukoresha iramwiyereka, ariko hagati yo kumwiyereka no kugira ngo atangire umurimo hari igisabwa cyitwa ubutoza. Ni ukuvuga ngo utoza ni umuntu umeze ati n'ufite icyo yigiye ku Mana. Hanyuma ikindi, utozwa ni ufite nanone uwamutoje ufite icyo yigiye ku Mana. Iyo ufite icyo wigiye ku Mana nicyo ushingira kugira ngo umutoza w'abandi. Abanyamihamagaro rero hirya no hino baneze amatwi, ndagira ngo dufatanye iri jambo, batugiye gusoma Bibiliya tureba iri jambo ryitwa ubutoza. Ubutoza ni umuntu ukugeza aho utajya kubona uko hagera vuba, utagombye kuruha cyangwa se no kuhayoba, ariko umutoza arakunganira kuko akubera icyitegererezo. Rero ndi hamwe na mushiki wacu Gacyare, reka turebe mu byanditswe byera, reka turebe muri Timoteyo wa kabiri igice cya 2. Kadusome mu izina rya Yesu. Timoteyo wa kabiri ibice 2:2 haravuga ngo, kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyesha abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. Ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Ntawaba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abakinejeje bamwandikiye ubusirikare. Ubutoza ni uburyo bw'ibanze bwo guhererekanya ubumenyi. Ni uburyo bw'ibanze bwo guhererekanya ubumenyi. Iyo watojwe uratoza, abo utoje bagatoza. Ubwo noneho abantu bafite imihamagaro, iyo bagize amahirwe yo kubona abatoza, muri kwa guhererekanya habaho noneho umurimo w'Imana kugira ngo ubone abakozi bazakora umurimo uzagumaho. Nubwo haje iterambere, ibyuma byakabuhariwe, amaradiyo, amashuri ya Bibiliya, ukwaguka mu bundi buryo, ariko ubutoza dusanga bubaye ngombwa kuko nanone burya nta wakwigisha imodoka ngo idahari ngo habeho igihe cyo kujya ugenda uyitware byakugora. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kwiga bisaba umutoza kugira ngo anagutoze bya bindi wize. Ni ukuvuga rero uyu muhamagaro turiho twiga ugendanye n'iyo gahunda yo gushaka umutoza. Ni ubushobozi bwo kubona vuba icyo umuntu ashobora kuba cyo cyangwa kuzaba cyo. Ubwo bushobozi bwo kukibona vuba ni amahirwe kutoza no kutozwa. Utoza ababonye uko asesa impano ye, utozwa ababonye ko agera ku cyo Imana yamuteguriye kuzageraho. Ni ukuvuga ngo muri make ku ijambo ry'ubutoza dukomereje ku ijambo ry'ubushize, ni uko ahatari ubutoza abantu badindiye kandi bitiranyije ibintu. Kandi ikindi ubutoza tubona mu bahanuzi. Abahanuzi bagize ababatoza. Tubona abahanuzi nka Eliya, tubona Elisa amugenderaho kandi amutoza. Hanyuma twajya mu bandi tukabona Mose na Yesu afite uburyo amutoza. Tukabona Pawulo na Timoteyo, tukabona Barinaba na Pawulo. Iyo hagiye haboneka abatoza, hajyaga haboneka n'abantu bakorera Imana umurimo uzagumaho. Noneho rero iyo umaze kubona umutoza, biba byiza kugira ngo agutoze noneho ugere ku muhamagaro neza. Ibisigaye iyo uhuye nabyo, ubwiza bw'umuhamagaro, hari abantu baguhinduka. Hari igihe umuhamagaro ukugeza
mu ntambwe zo gutanga icyo nise ikiguzi, ugasigara ukomejwe n'ibimenyetso by'umuhamagaro. Ibimenyetso by'umuhamagaro ni bya bindi uhishurirwa n'Imana, ni bya bindi wiyumvamo, ni bya shyaka, ni bwa bugwaneza, ni ya ntumbero, ni rya yerekwa, hamwe n'ibimenyetso nk'ibyo Gideyoni yabonye, nk'ibyo n'abandi bose bagiye batubanziriza muri uyu murimo bagiye babona ibimenyetso. None ibyo bimenyetso noneho bikabahesha kugira ngo bitange. Kwa kwitanga ibyo nise gutanga ikiguzi mbese umuhamagaro. Iyo winjiye mu muhamagaro neza uba utangira ikiguzi, ariko kwa kundi wenda wasiga n'iryawe nk'uko abandi bagiye babisiga. Yesu ashimwe cyane. Reka twongere turebe abo nise abatoza b'ubwoba. Hari igihe umutoza nawe aba atazi neza ubwiza bw'umuhamagaro ko wamuhamagaye, hanyuma mu gutoza kwe akagenda agira impungenge. Tugeze ku ijambo rya nyamukuru ry'umugoroba. Reka mushiki wacu Gacyara turi hamwe hano muri studio badusomere icyanditswe kiri muri Samweli wa mbere 18 umurongo wa 7. Abatoza baba bafite ubwoba. Nka Sawulo yari umutoza ariko wuzuye ubwoba. Tubonye abatozwa benshi bakubitanye n'iki kibazo, ariko reka duhumurizwe n'ijambo ry'Imana. Mu murimo w'Imana twumve dushaka imbuto y'amahoro, twahamagariwe ubugingo. Dukwiriye kuba tudafite inkeke iyo ari yo yose. Iyo umaze kumenya yuko ubwiza bw'umuhamagaro waguhamagaye, ukagira n'amahirwe yo kumenya, kuko ntabwo Imana ikoresha utiyeretse, kandi Imana ntabwo wayikorera utayizi. Ariko iyo umaze kwimenya ukinjira muri ubu butoza, ukabona ugutoza batoza bagenzi banjye n'abandi badutoza n'abadutoje. Generezwe n'abantu bafite icyo bigiye kumara igihe. Ninjiye muri iri torero ndimazemo imyaka igera kuri 27. Nkiri hamwe n'abantu banoje uyu murimo muri iri torero rya Apostles, ariko ni igihe byinshi kuri abo bantu basaza batubanjirije no ku bandi bantu Imana yahagurikije muri iki gihe turimo. Reka badusomere icyo cyanditse turebe umutoza w'ubwoba, kugira ngo nyiri gutoza yizere Imana, hanyuma none hatumbire iyamuhamagaye amenye yuko izamushoboza yo kuyirinda agira ubwoba bw'abahaguruka, kandi abahaguruka nabo begwirika. Abo basanze bose bagaruke ku murongo w'ijambo rivuga ngo ubwiza bw'umuhamagaro n'uwaguhamagaye. Wasoma muri iryo singiza abagore barikiranya bati, Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi yica inzovu. Sawuli abyumvise ararakara cyane, ababazwa n'iryo jambo aravuga ati, Dawidi bamubazeho inzovu, naho jye bambazeho ibihumbi gusa. None se ashigaje iki kandi keretse ubwami? Uhereye uwo munsi Sawuli akajya areba Dawidi ijisho ribi. Bukeye umwuka mubi uva ku Mana ahanga kuri Sawuli cyane, asaragurikira mu kirambi cy'inzu ye. Dawidi ahera ko acuranga nk'uko asanzwe akora iminsi yose, kandi Sawuli yari afite icumu mu ntoki. Sawuli ahera ko atera icumu yibwira ko yahamya Dawidi rikamushita mu rusika. Dawidi yizibukira kabiri amuri imbere. Nuko Sawuli atinya Dawidi kuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi akaba atandukanye na Sawuli. Nicyo cyatumye Sawuli amwivanaho, akamugira umutware w'ingabo 1000. Dawidi akajya atabarana nazo bagatabarukana. Dawidi akajya yitonda mu byo yakoraga byose, kandi Uwiteka yari kumwe nawe. Nuko Sawuli abonye ko akiranuka rwose mu byo akora, aramutinya. Ariko Abisirayeli n'Abayuda bose bakundaga Dawidi kuko yajyaga atabarana nabo bagatabarukana. Bakoze Gacyara dusomeye neza. Ubu turabona noneho umutoza witwa Sawulo wakaba yatoza Dawudi. Tubonye ikibazo cy'umuhamagaro wa Dawudi, ikibazo ahuye nacyo nuko ahuye na Sawulo. Kandi Dawudi afite umuhamagaro. Wibuke ko yasutswe amavuta mwihamagarwa kugira ngo yinjire mu murimo. Imana iramutegura kuba umwami wa Isirayeli, kandi asanze umutoza cyangwa se uwakabaye umurera cyangwa se umukuza muri uwo muhamagaro uwo yakabaye azamukiraho. Umutoza we atewe n'ubwoba. Nicyo gituma mvuga ngo batoza bagenzi banjye, twirinde ubwoba kubahaguruka. Iyaguhamagaye irakuzizi n'icyo yaguhamagariye. Nawe mutozwa ukwiriye kumenya yuko Imana ishobora kukurengera
utiriwe wishorera urugamba. Turabona Dawudi ikibazo agize agitewe n'abaririmbye akaririmbo. Sawulo ateshejwe umurongo n'indirimbo, ni umwami, uriya n'umwana, umuhigo yahize, yumvaga uriya mu Filisitiya agomba gupfa kubera yuko yahagaze imbere y'ubwoko bw'Imana bukomeye cyane. Hanyuma ikibazo kibaye akaririmbo k'abagore biririmbiye. Hanyuma Sawulo akumvise, ubwoba burazamuka, aravuga ati hasigaye iki? Iyo ugize ubwoba iteka ntabwo uba ugifite intumbero nziza. Ubwoba bamaze kwica iyerekwa ryawe, ubwoba bamaze kwica gusigwa kwawe, ubwoba bamaze kwangiza abo wakabaye uzamura ngo ejo babe ibigirato byawe, ubwoba bamaze kukwicira amayira nawe ukayicira abandi. Uretse yuko nanone ubwiza bw'umuhamagaro ari uwaguhamagaye, wa wundi uhaguruka nanone Imana igomba kumurwanaho ikamushakira inzira. Ni ukuvuga rero turamutse dukuye ubwoba mu murimo, abantu bazamuka, abayobozi bazamura abandi. Reka ngiye kuvuga ku bundi nanone, ku bandi nanone batasobanukiwe uyu muhamagaro, ngiye kubavugaho mu bundi buryo nanone bwunganira ubwo ngubwo. Ariko reka ndebe uyu mugabo witwa turebe muri Samweli wa kabiri, turebe ku gice cya 15, wenda usome umurongo wa mbere. avuga ngo Abusalomu agandisha abantu. Reka turebe umugabo witwa Abusalomu. Hanyuma y'ibyo Abusalomu yitunganiriza igare n'amafarashi n'abagabo 50 bo kumwiruka imbere. Kandi Abusalomu yajyaga azinduka kare agahagarara iruhande rw'irembo ku karubanda. Maze umuntu wese yabaga afite urubanza rukwiriye kuburanirwa ku mwami, Abusalomu yaramuhagarikaga akamubwira ati uri uwo mu wuhe mudugudu? Nawe ati umugaragu wawe ndi uwo mu muryango naka wa Isiraheli. Abusalomu akamubwira ati umva, urubanza rwawe ni rwiza kandi ruraboneye, ariko nta muntu umwami yashyizeho kumva ibyawe. Kandi Abusalomu akongera ati yemwe, iyaba naragizwe umucamanza wo muri iki gihugu, umuntu wese wagize impamvu yose cyangwa urubanza akansanga, namuciriye urubanza rutabera. Iyo hagiraga umuntu umwegera kumuramya, yaramburaga ukuboko kwe akamufata akamusoma. Uku niko Abusalomu yagenzaga Abisirayeli bazaga kuburanira umwami bose. Nuko Abusalomu yigarurira imitima y'Abisirayeli. Abusalomu kubera inyota y'ubuyobozi, Dawudi se aramugaruye. Uzi ko yari yaragize ikibazo cyo kwica umuntu, hanyuma amaze kumugarura, inyota y'ubuyobozi imutera gushaka guhirika ingoma ya se Dawudi. Ibyo byose ni ukutamenya umuhamagaro. Iyo uzi umuhamagaro ukamenya uwaguhamagaye, umenya yuko ibyiza byo muri uwo muhamagaro uzabona uzabiheshwa na wa wundi waguhamagaye. Amavuta uzasigwa muri uwo muhamagaro uyaheshwa na wa wundi waguhamagaye. Intsinzi uzabona muri uwo muhamagaro, umurimo uzakora muri uwo muhamagaro, gutabarwa uzatabarwa muri uwo muhamagaro, uzabiheshwa na wa wundi waguhamagaye. Ubu Abusalomu ariyumvamo inyota yo gukora. Hanyuma imbere twabonye ubwoba, ariko ubu ngubu turi ku bundi buryo buvuga gushaka guhirika abana bashaka guhirika ababyeyi mu murimo. Ariko harimo n'ababyeyi nanone bafite ubwoba bw'abana. Ibyo byose ni ukutamenya umuhamagaro, ni ukutamenya ubwiza bw'umuhamagaro. Ubwiza bw'uyu murimo ni uwawuguhamagayemo. Humura, waba umwana uhaguruka hari guhagurutsa, waba umukuru utoza abato hari yaguhamagaye kugira ngo batoze. Aramutse ahagurutse ntacyo byahungabanya umuhamagaro wawe, kuko n'ubundi ntabwo urinzwe n'uwo nguwo, ahubwo urinzwe n'iyaguhamagaye. Ubwiza bw'umuhamagaro ni Imana yaguhamagaye. Mose mu bintu yaciyemo yari afite Imana ikamutabara. Mu kanya ngiye kugera ku ijambo risobanura ritwereka noneho icyo twakora kugira ngo tubashe kugendana neza n'umuhamagaro uturuka ku Uwiteka Imana. Turabona Abusalomu noneho yifuje, ariyumvamo ubuyobozi, ariko ubuyobozi suko n'ubundi
atari afite ubuyobozi. Iyo turebye muri Yesaya 14 umurongo wa 13 cyara kijya gusoma uwo murongo, tubona Satani yari asanzwe afite umwanya mwiza w'ubuyobozi, ariko yifuje hejuru yahagarukira. Abusalomu yari asanzwe afite umwanya mwiza, ariko yifuje hejuru yahagarukira. Icyangiza umurimo hirya no hino si uko abantu banganiye muri uwo murimo nk'abafite icyo bapfa, si uko abantu bafitanye ikibazo, ahubwo ibintu bikeneye kubyita neza no kubireba neza, hanyuma hakabaho gusobanura imihamagaro y'abantu bakayiga. Numenya umuhamagaro wawe uzatuza, kuko iyo aguhamagaye ntizareke udindizwa n'utaraguhamagaye. Iyo aguhamagaye ntizatuma uneshwa n'uwaguhagurukiye, kuko Dawudi ntako Sawulo atagize, ariko ntabwo yigeze amutsinda. Yamuteye icumu kenshi, ariko ntabwo ryigeze rimuhama. Ni ukuvuga ngo ikibazo ni ukutamenya umuhamagaro wawe. Ndi umwigisha wo kuri uyu muhamagaro, ndacyakeneye kugira ngo mwagururemo abo nganirira, kugira ngo tumenye iyaduhamagaye. Unyuze ijisho mu idini ryawe, uvuga utari kuko nduku niko uwamamagaye abyifuza. Nubona waraye mu kabari, uvuga utari ko izina rya kabiri nitwa, ubu wamamagariye ubugingo, ubu nahanganiye inzira yaneguriye. Nubona ufite ibibazo bidahuje na Bibiliya, ujye uvuga utari ko hari uwamamagaye. Idini ndimi iryo ari ryo ryose biragaragara yuko nkwiye guhinduraho, nkashaka uko uburyo nakwitaba iyamamagaye. Burya kwitaba umuhamagaro ni nko kwitaba witabye Imana uva mu isi, kuko nanone ubu yivuyemo mu buryo bw'icyaha, kandi ukinjira mu gukiranuka mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Reka twumve uyu, dusome Yesaya 14 kaduhere ku murongo wa 12. aravuga ngo, wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke, kuvuye mu ijuru ukagwa, waneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka. Waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru, nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi. Nzazamuka ndenga aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Ariko uzamanuka ikuzimu ugere ku ndiba ya rwa rwobo. Abazakubona bazakwitegereza cyane, bagutekerezeho bati, uyu ni we wahimbishaga isi umushyitsi, akanyeganyeza ubwami. Koze usashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo tubonye abatoza b'ubwoba babuza inzira abahaguruka gutozwa, abafite imihamagaro bashaka gutozwa. Iyo bagiye guhagurukira munsi y'abafite ubwoba, babandi bafite ubwoba yuko bari bubatware ubuyobozi, kubera nabo kutubahiriza uwabahamagaye, bakunze gukandamiza abahaguruka, noneho bakabatera ubwoba. Sawulo ngo ikibazo yagize ni ubwoba bw'akaririmbo, bararirimbye agira ubwoba. Hari igihe umuvugabutumwa wumva ubuhamya bwe hirya no hino, umutoza ukabona yagize ubwoba, agatangira. Sawulo yaje no gushyingira Dawudi mukobwa we, ariko ngo ari uburyo bwo kugira ngo azabone uko amwica. Yigeze no kumutuma inkwano, ngo amutuma ibinyita 100 kugira ngo agende yica Abafilisitiya, arwanira kubona izo nkwano, ariko ngo none yagwayo. Noneho no kuvuga ngo abatozwa iyo bahagurukiye munsi y'abantu b'ubwoba, babura inzira. Iyo mihamagaro ikagira ibibazo. Duhuye n'abana hirya no hino bafite ibyo bibazo by'uko abatoza bafite ubwoba, kandi si uko baba babanze, ahubwo nakisa ubwoba. Bwa bwoba bukamutera guhimba, kwa guhimba kukaburabuza wa wundi, atari nuko amwanze, ahubwo yifitiye ubwoba. Bene ubwo navugaga. Noneho kandi twogiye kubona nanone abatoya nanone badategereje ijwi ry'Imana, batazi umuhamagaro, nanone bashaka guhirika ababyeyi babo. Tubirebeye kuri Abusalomu, atangiye kurema abandi bice, icyo nise kurema abandi bice, atangiye kubasanganira mu nzira, bajya kwihanuza ku mwami, bajya gucirwa imanza ku mwami, akababwira atari ku murimo yaba ari wawukoraga nakawukoze neza. Abadindiriza mu mayira, abarema b'ibice, kugeza igihe yigaruriye abantu umwe kuri umwe, arabazenguruka bose kugeza igihe yahiritse se amukura ku ngoma. Ise amaze kumva yuko Abusalomu yanyuze iyo nzira, ise Dawudi yafashe inzira n'ingabo ze, barahunga. Abusalomu nuko yaje gufata ingoma ya Dawudi. Ni ukuvuga ngo izo mpande zose iyo tuzishyize mu gihe cyacu, turabona abantu batazi umuhamagaro, ababikora bityo, uretse ko ari ababikora neza.
ariko muri byose dufite intego, dufite intumbero. ibyiza ni ukumenya umuhamagaro, tukikuramo ubwo bwoba, tukikuramo no kugwirika abandi. Reka adusomera icyanditswe nanone kiri mu gitabo cyo kubara, hanyuma nihutishe mvuge ku muti w'ikibazo vuba vuba kugira ngo umwanya utamfata navuze ku muti w'ikibazo. Kubara 16 murongo wa mbere ku wa gatatu avuga ngo Kora, Datani na Abiramu bagoma barimbuka. Kora mwene Isuhari wa Kohati wa Lewi agumana na Datani na Abiramu bene Eliyabu na Oni mwene Pereti bo mu Barebeni. Bahagurukira Mose bafatanije na bamwe mu Bisirayeli, abatware b'iteraniro 250 bajya bahamagarwa mu iteraniro. Ibimenya bose bateranira kugomera Mose na Aroni, barababwira bati, ibyo mukora birahagije kuko mu iteraniro bose ari abera, umuntu wese wo muri bo Uwiteka akaba hagati muri bo. Nuko niki gituma mwishyira hejuru y'iteraniro ry'Uwiteka? Mose abyumvise yikubita hasi yubamye, abwira Kora n'abafatanije nawe bose ati, ejo mu gitondo Uwiteka azerekana abe abari bo, n'uwera uwo ari we amwiyigize hafi, uwo azatoranya niwe aziyigiza hafi. uhanyara kugasoma umurongo wa 8. Kandi Mose abwira Kora ati, nimwumve Balewi, mbese mwarabisuzuguye yuko Imana y'Abisirayeli yabarobanuriye mu iteraniro ry'Abisirayeli kubiyegereza hafi, ngo mukore imirimo yo mu buturo bw'Uwiteka, muhagarare imbere y'iteraniro mubakorere? Nawe Kora ikakwigizanya hafi na bene wanyu Abalewi bose. Baberekeye aho ngaho, ni ukuvuga ngo abangaba nabo bagomeraga Mose kandi barahawe bari basanzwe bafite akazi. Noneho kugira ngo nsunguze uburyo umwete ngane ku musozo, naganiraga ijambo rivuga ngo ubwiza bw'umuhamagaro ni uwaguhamagaye. Uko twajya dukemura ibibazo neza ni ukureba ibintu neza tukabisobanura. Ubundi ari abafite umuhamagaro, ari abatoza, ari abatozwa, bose icyo bakeneye ni ukugira ngo bahabwe umurongo muzima. Reka umurongo uherutse ni umurongo uvuga ngo ingingo ya mbere, Mose iyo yabonaga bimukomeye kimwe nawe kimwe nanjye yabyerekaga Imana. Indi ngingo ya kabiri yakomezaga gukunda abayoboye. Ikindi cya gatatu yahoraga ashaka uburyo ibibazo byakemuka. Nizo ngingo 3 tubona na Mose. Ariko reka turebe iyo ari umutoza, ari umutozwa muri uyu murimo mu muhamagaro, ikintu cyadufasha ni iki? Ingingo iri dufashe turayisanga mu gitabo cyo kuva 5:22, ari nawo murongo nsorejeho. Reka badusomere uwo murongo. Mose asubira ku Uwiteka aramubaza ati, Mwami, ni iki gitumye ugirira nabi ubwo bwoko? Ni iki cyaguteye kuntuma? Kuko uhereye aho nagiriye kwa Farawo nkavugana nawe mu izina ryawe, agirira nabi ubwo bwoko, nawe ntacyo wabakijije na gito. Urakoze. Reka nsorezaho mvuga ngo Mose amaze kujya ku Bisirayeli, baramubwira bati, Farawo amaze kubongerera uburetwa, amaze kubabaza, bamutegera mu nzira. Bene wabo baramubwira bati, Uwiteka kurebe kandi agucira urubanza. Noneho Mose icyo yakoze yagarutse ku Uwiteka Imana. Reka tugaruke ku Uwiteka Imana, bakristo tugaruke ku bicaniro bishobora kongera gusubiza itorero ku rufatiro. Abahaguruka mwigira ubwira, ntabwo tubona abahaguruka Imana itabanje kubiyereka kugira ngo babone icyubahiro cyayo n'igitinyiro cyayo. Imana iyo imaze kukwiyereka hari ibimenyetso ikwereka iyo winjira mu itorero. Hari ukukubohora ingoyi y'icyaha, hari ukubohora ingoyi y'indwara, hari no kuguha umuhamagaro wo kuyikorera. Ibyo byose iyo ugiye ku gicaniro usanga yarabiteguye. Ntabwo Imana yagutuma idafite abizagutuma nabo uzakorana nabo. Ntabwo Imana yakohereza itaguhaye ubushobozi bwo kuzakomeza. Ntabwo Imana yagukoresha itaguhaye ibikoresho. Ntabwo Imana yagukoresha itaguhaye impano y'Umwuka Wera. Ntabwo Imana yagukoresha itagusiza amavuta. Ntabwo Imana yagukoresha itarateguye abazakurera.
icyiza rero no kumenya yuko ubwiza bw'umuhamagaro waguhamagaye uhumura ukomere wongere usubire ku rufatiro, usubire ku isoko ya mbere, usubire ku gicaniro cya kindi gituma Imana iza gutangira isezerano ku gicaniro, Imana itangira imbabazi ku gicaniro, Imana itangira gukomera ku gicaniro, Imana yiyerekana ku gicaniro, kundi gicaniro yumvise igicaniro yaza kuko ari isezerano ry'amaraso y'umwana wayo. Murakoze, reka nsoreza mbabwira ngo nk'uko natangiye mbabwira mazina yanjye mu gihe Pasiteri Ndahiro Samuel, nomero ya telefone ni 0788 77992. reka mbe isubikiye aho ngaho mvuga ngo ubwiza bw'umuhamagaro n'uwaguhamagaye nyuze ijisho mu bindi byose, hari yaguhamagaye kandi izakurengera, izakubohora, izagukiza n'ijoro yizeye wabona igitangaza gituruka ku Uwiteka Imana. Murakoze, umwami Yesu abahe umugisha. Murakoze Pastor, murakoze cyane. Ikiganiro cyacu